Bavandimwe, dutangiye urugendo rw'iminsi 40 y'igisibo dutukanisha kuri Pasika. Igisibo ni igihe cyo kwiyaka ibiturangaza byose bitubuza kurangamira Imana ngo abe ariyo dutega amatwi, turusheho kuyegera mu isengesho no kuyitunganira mu bikorwa byacu. Kamere muntu yaramugaye, ifite rukuruzi kurura umuntu ikamutandukanya n'Imana ku buryo bisaba kwitoza, kwitsinda kugira ngo arusheho gutunganira Imana. Hari ibikorwa bitatu by'igisibo twitoza. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ugusiba, ariko kwitsinda no kwigomwa ibyo dukunda kugira ngo bitaturangaza bikadutandukanya n'Imana ndetse bikadutandukanya n'abavandimwe. Icya gatatu ni ibikorwa by'urukundo. Ijambo ry'Imana tumaze kumva, umuhanuzi Yoweli agira ati nimungarukire n'umutima wanyu mwigomwe mu byo murya. Uwo ni Nyagasani ubivuga. Inda, ukurya inda nini ni ikimenyetso gikubiyemo irari rya muntu na kamere ye ikunda kuganzwa no kwikunda no kwireba, akibagirwa Imana, akibagirwa abavandimwe, ndetse akaba yabahemukira kugira ngo abone ibyo ashaka. Ibi ni byo biteza intambara, amakimbirane, inabi, kuko iyo umuntu yitandukanyije n'Imana, icyo gihe ayo makimbirane arakomeza akitandukanya n'abavandimwe. Mu gisibo rero ni ukwigomwa ibyo dufite ngo dushobore no gufasha abakene no gufasha abababaye, tubasangiza ku byo dufite. Mu butumwa nyir'ubutungane Papa Francisco yatwohereje bw'igisibo, aratubwira ati kenshi na kenshi mu buzima bwacu usanga higanjemo umururumba n'ubwibone, irari ryo gutunga, kwikungahaza no gukoresha byinshi, nk'uko bigaragara kuri wa mukungu kiburabwenge umugani wo mu Ivanjiri. Yumvaga atekanye kandi amerewe neza bitewe n'umusaruro mwinshi yari ahunitse mu bigega bye. Igisibo rero kiraduhamagarira guhindura imyumvire kugira ngo ukuri n'ubwiza by'ubuzima bigaragarire mu gutanga kurusha gutunga, mu kubiba icyiza no kugisangira n'abandi kurusha ukwikungahaza. Uku kwitsinda rero ni uguhinduka k'umutima kugira ngo duhe umwanya Imana n'abavandimwe mu buzima bwacu. Ko iyo umuntu yiyuzuyemo nta mwanya abonera Imana n'abavandimwe mu mutima we, nta mwanya abonera Imana n'abavandimwe mu buzima bwe, aba ari we wiyuzuyemo yireba. Igisibo rero ni igihe cyo kwitsinda kugira ngo twakire Imana n'abavandimwe mu buzima bwacu no mu mutima wacu. Paro Mutagatifu mu butumwa nyir'ubutungane Papa yaduhaye agira ati nitwihatire gukora icyiza tutadohoka, twihatire gukora icyiza tutadohoka, bityo niba tudacogoye tuzasarura igihe cyiza. Nuko rero ubwo tukibifitiye umwanya, nitugirire neza abantu bose,
Pawulo mutagatifu umwe kuba yandikiye abanyagalati. Mu kugira neza ariko naho ndetse n'ibi bikorwa byiza by'igisibo ntabwo haburamo ibishuko. Sekibi naho aradutera agashaka kudushuka, aribyo mu ivanjiri Yezu atuburira ati murajye mwirinda gukora ibyiza mu maso y'abantu kugira ngo babarebe, kugira neza kugira ngo abantu babashime. Icyo gihe mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Ntugatange imfashanyo ugira ngo wigaragaze, bagushime, bakurate, ahubwo ujye umenya ko Imana ariyo ukorera kandi ibizi ibibona ikazabiguhembera. Ati igihe musenga ntimukabikorere kugira ngo abantu bababone, ahubwo jya wumva ko Imana usenga ikubona kandi ikumva, ikakwakira wowe, mbese akaba ari ibanga ryawe n'Imana yawe mu mutima. Nta n'amagambo menshi ukeneye kuko Imana izi neza ikiri ku mutima wawe, izi neza icyo ukeneye no kurusha uko wowe ubizi. Nusiba kandi ntugashake kwigaragaza, ahubwo ujye umenya ko Imana ubikorera ibizi neza, ndetse jya wiyumanganya ntihagire n'umenya yuko wasibye, bibe ibanga ryawe n'Imana. Icyo gihe tuba dutsinda icyo gishuko nanone cy'ibyiza kuba twakibyazamo ubwibone, kugira ngo dushobore gutunganira Imana. Ariko hejuru ya byose bidusaba gusenga, kuko nta cyiza twakwigezaho Nyagasani utabidufashijemo. Ni ugusenga ubutarambirwa, biri mu bikorwa by'ingenzi biranga igisibo. Kongera inshuro n'uburyo dusenga, nk'uko Nyagasani Yezu yabitubwiye ati nimusenge kuko umutima w'umuntu uharanira icyiza, naho umubiri ukagira intege nke. Isengesho riha imbaraga umutima ukaganza intege nke z'umubiri. Icyiza umuntu yifuza gukora akaba ari cyo akora, kuko hari igihe umuntu yifuza gukora icyiza ariko agasanga ari mu gukora ikibi, intege nke z'umubiri ziganza imbaraga z'umutima. Isengesho riha umurindi n'imbaraga umutima uharanira icyiza. No gusiba rero ni igikorwa cy'urukundo giha imbaraga isengesho, kandi kikadushishikariza no kugira neza, no kugirira neza abandi, no kubafashisha ibyo tuba twigomwe. Bavandimwe rero, umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo adusabire kandi adufashe muri uru rugendo.